Ikaze kuri Hospitality TV tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi ngiye kubereka uko bakora scones. Scones zikoreshwa nka dessert cyangwa se kuri afternoon tea. Kurikira urebe uko bazikora. Turakoresha garama 500 z'ifarini, plain flour. Dukoreshe butter garama 50, nurangiza ubivange neza. Ibyo bita rubbing in kugeza ubwo bibaye nka bread crumbs. Nibimara kuba nka bread crumbs, urafata amata mililitiro 150 ushyiremo isukari, ibyo bita vanilla sugar na caster sugar garama 80 n'amagi 2. Nurangiza ufate whisky uvange neza. Hanyuma nibimara kwivanga ufate baking powder ushyire muri ya farini, wongere ushyiremo ya gwa ruvange rw'amagi, uvange na gaspatira neza kugeza ubwo birivanga. Ugende wongeramwe amagi gake. Nurangiza ugenda uvanga n'intoki buhoro. Ahangaha wirinda kubivanga cyane kugira ngo bitaza kuba overmixed cyangwa se ukabivanga cyane ukarenza. Nurangiza ufate ahantu wateguye, haba ari kuri table cyangwa se kuri surface yariyo yose, utereho agafarini. Nurangiza ya dough yawe ugende uyizinga witonze, ntubikande cyane. Nurangiza ufate rolling pin urambure kugeza kuri santimetero 2 z'umubyimba. Nurangiza ufate cookie cutter ukatemo scones size bitewe na cookie cutter ufite. Ubwo urakata bitewe na cookie cutter ufite. Ushobora gukoresha duto cyangwa se medium cyangwa se large. Hanyuma nurangiza ya yindi bisagutse ushobora guhindura ugakoramo izindi scones zirimo dried fruits. Ushobora gukoresha dried fruits zigiye zitandukanye. Ushatse wakoresha raisins. Hariya twe dukoresheje black raisins. Nurangiza wongere ukate neza scones zawe. Nuvanga ubu dukoze amaskoni y'amoko 2. Nurangiza ufate igi ukore egg wash. Ukore egg wash yo gusiga. Igi urarivanga n'amata make. Nurangiza uvange usige kuri za scones hejuru. Nurangiza ubakinge ku 170 iminota mikeya igera kuri 12. Murakoze cyane.